bisanzwe amasaha nkaya aho tuba twabateguriye insanganyamatsiko zitandukanye, none tukaba tugiye kwerekeza mu burezi. Tugiye kugaruka ku burezi aho turi buze kuganira ku itangira ry'amashuri. Muzi yuko muri iyi minsi 3 rwose ishize abana icyiciro cyari cyarasigaye kitagiye ku ishuri bagiyeyo, abari barabaye basubitse kubera icyorezo cya covid. Mbese twavuga ngo ubu noneho abana bose bari ku ishuri. Hanyuma se itangira ry'amashuri ririmo riragenda riti, muzi ko ubushize twakoze ikiganiro tubona hari abarimu bari bataraboneka, hari amashuri yari ataruzura. Uyu munsi bimeze biti, ariko ntabwo ari byo turi buze kuvuga gusa, kuko iryo tangira ry'amashuri kuba abana bajya kwiga binasaba ko nyine bagenda bagasanga yababarera. Ese abakira abana b'abarezi babo abarimu ho bimeze bite? Ibibazo by'abarimu rero tugiye kubihuza n'iri tangira ry'amashuri, turebe ibirimo gukorwa, aho ibibazo biri, batubwire igikorwa, turebe ibyakemutse, turebe n'intumbero kugira ngo tugire nyine bwa burezi, cyane ko nabwo buri mu byakomwe n'inkokora na covid. Ariko se nuko bizaguma mu gihe batangiye n'ibyo bibazo niba bihari, bizagenda gute kugira ngo abana barangize umwaka w'amashuri kandi bafite uburezi, uburere ndetse n'ubumenyi bufite ireme bahawe bavanye muri ayo. Hanyuma kandi uretse aba bombi turi kumwe na Madame Mukangango Stephanie, uyu akaba ari umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu n'abakora mu burezi mu nzego za leta. Madame Stephanie, namwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze. Twihuse rero nagira ngo twakire Minisitiri w'Uburezi adufashe kuhuza cyangwa se kutubwira muri make cyane iri tangira ry'iki cyiciro twakwita ko ari nk'icyanyuma ryagenze rite, uyu munsi meze bite, hamaze iminsi 3 abana biga, murabibona mute muri rusange, hanyuma tuze kugenda tureba wenda kamwe ko kandi. Murakoze. Wenda nasubira yenda mu matariki y'ibyiciro, igihe ibindi byiciro byagiye bitangirira. Za kaminuza zo zatangiye guhera hagati mu kwezi kwa 10, mu kwa 11 ku itariki 2 hatangira icyiciro kimwe cy'amashuri abanza n'ayisumbuye. Icyiciro cya kabiri gitangira kuri 23 z'ukwezi kwa 11, hanyuma icyiciro cya gatatu gitangira ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere mu turere tutari utw'umujyi wa Kigali, ariko abo mu mujyi wa Kigali bonyine batangije ubundi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri. Bivuze ngo ibyiciro byose ubu ngubu biri mu ishuri. Abo mu mujyi wa Kigali nibo bamaze iminsi mike, icyiciro cya nyuma ubwo ndavuga amashuri y'inshuke n'icyiciro cy'amashuri abanza imyaka 3 ya mbere, nibo bamaze iminsi 3, ariko ubundi abo mu tundi turere tw'igihugu bo bamaze ibyumweru 5. Muri rusange rero abanyeshuri bose bari mu ishuri. Ikintu twaherukaga mu kwa gatatu, mu ntangiriro zo kwa gatatu muri 2020, nyuma y'umwaka niho twavuga ngo twongeye twasubiye mu ishuri twese, ariko nyine nk'uko mubivuga turi kwiga mu bihe bidasanzwe. Nubwo twafunguye amashuri tugomba kubihuza n'ingamba zo kwirinda ibintu bitoroshye, biba byaba ku ruhande rw'abarimu, byaba abanyeshuri ndetse n'ababyeyi, kubera ko hari ibyo tubasaba. Muri rusange rero umwuka uhari nuko abantu bose bishimiye ko abantu basubiye mu ishuri, bidakuyeho ibibazo nk'uko watangiye ubivuga, ubwo turaza kugenda tubigaruka. Urakoze cyane. Tukiraho rero duherukana ubushize tubakira no mu kiganiro, hari hakirimo ibibazo bitarakemuka, nabyo tugiye guhita tureba. Amashuri yari ataruzura yose, abarimu bari bataraboneka bose abayifuzwaga. Uyu munsi ibyo byo bimeze bite? Nibyo, n'ubundi ntago amashuri yose aruzura kubera impamvu zitandukanye. Turi ku kigero kirenze 92%. Ubundi amashuri yose yabasha kwigirwamo ageze kuri 96%, ariko twavuga yuzuye afite ibikoresho byose ni hagati ya 92 na 93%. Iyo mvuze ngo yuzuye neza no kuvuga ngo hari biba bikibura, hari ibibazo byagiye bibaho bijyanye n'ibikoresho. Murabona twubatse amashuri menshi mu gihe gito kandi mu bihe bidasanzwe. Buriya twasanze hari ibikoresho byinshi cyane bitari mu gihugu bigomba guturuka hanze y'igihugu, ariko byahura n'ingamba zo kwirinda corona ugasanga ibyafataga ibyumweru 2 birafata amezi 2 cyangwa 3. Muribuka ko dutangira twihaye intego y'amezi 3, ariko sinavuga ko twatsinzwe kubera ko abantu bakoresheje imbaraga zose, ibyo biraboneka. Ariko nanone duhura n'ikibazo cy'ibibanza. Buriya
kubaka amashuri angana kuriya mu gihugu cyose n'ikibazo cy'ibibanza kizamo, ari nayo mpamvu usanga mu mujyi wa Kigali naho twahuye n'ikibazo cyane kubera ubutaka burahenda ku buryo bisaba ko twahinduye inyigo, aho kubaka amashuri atageretse nk'uko byari byateganijwe. Ubu tuzinjira no mu mwaka w'ingengo y'imari utaha kuko byasabye kongera amafaranga. Hari aho tuzubaka tujya hejuru ndetse tugashyiraho nivo zirenze imwe tukageza kuri 3. Ubwo ibyo ngibyo birava muri wa mubare. Ariko no mu ntara y'Iburengerazuba n'Amajyaruguru buri imiterere yaho nayo yadukomye mu nkokora. Nk'Iburengerazuba hari aho batwaraga ibikoresho ku mutwe, ugatwara ibuye ku mutwe, ugatwara itafari, ugatwara umucanga. Urumva iminsi bifata umuntu wubaka ahantu harambuye n'umuntu wurira umusozi ntago iminsi ingana. Ariko mu bufatanye bw'inzego zitandukanye kuba twarabonye n'ibi byumba mu gihe kingana gutya, mu bihe bidasanzwe aho dukoresha n'abakozi icya kabiri cy'abagombye kuba bakora, turishimira yuko uyu munsi twasubiye mu ishuri ku buryo abana, kuko biriya byumba byagombaga kubaka ubundi mu myaka 2, nuko guverinoma yafashe gahunda ikavuga ngo ubwo abana batari ku ishuri kubaka nibwo byoroshye, reka tubyihutishe byose byubakwe. Ariko ubundi ibyumba bihari uyu munsi bishobora gufasha abana. Hanyuma rero turacyari kuri icyo munakobojeho muti amashuri kuzura ni hagati ya 92 na 93%, ntabwo ari umubare mubi. Ariko se ubwo abana bari ku ishuri intera yifuzwa y'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo bige ariko banirinda iki cyorezo birakunda, cyangwa turacyafite ubucucike ku buryo guhana intera bidakunda? Ubucucike burahari ariko ntabwo tubwemera mu mashuri. Niyo mpamvu uzasanga ahantu hatandukanye twaragiye dushyira mu byiciro bitandukanye. Nk'ejo bundi kwa kabiri umunsi amashuri atagira, twanyuze ku mashuri amwe n'amwe mu mujyi wa Kigali, ugasanga ishuri rimwe mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza baciyemo ibyiciro ku buryo bava kuri A bakagera kuri G. Ubwo urumva umubare w'ibyiciro bashyizemo kugira ngo habeho kubahiriza ya ntera. Bivuze ngo bizavuna mwarimu kuko abarimu bo bizasaba gusubiramo amasomo amwe buri gihe. Kuvuga ngo buriya 92% by'ibyumba 2022 ntabwo ari ibyumba bikeya, ku buryo 8% usigaye usanga ari ibyumba bike ugereranije n'ibyumba byabonetse, kuko hari aho bidakunda ko bicara ari umwe cyangwa 2, bakicara ari na 3, ariko niho hakeya. Ntitwavuga ngo ubucucike bwarashize burundu, kuko n'ubundi muri imyaka izaza n'ubundi tuzakomeza dutegure gahunda yo kongera ibyumba by'amashuri, ariko turishimira ko byibuze n'ibyo byabonetse kugira ngo bidufashe. Hanyuma tuvuye ku cy'ishuri tugere ku cy'abarimu. Abarimu barahari, bo barabonetse. Ubushize hari hamaze kuboneka bake ugereranyije n'abakiri bakenewe. Munabwira abantu muti mwe kugira impungenge, imyanya ikenewe ni myinshi, abujuje ibisabwa bari mu mirongo yemewe bifuzamo abarimu, rwose ntimugire impungenge muzagenda mubona akazi. Uyu munsi bimeze bite rero? Abarimu bagiye mu myanya ni 24,825. No kuvuga mu mashuri y'inshuke tutari dusanzwe tugiramo n'abarimu harimo 580, mu mashuri abanza 18,155, hanyuma mu mashuri yisumbuye y'ubumenyi rusange general education ni 6,690, mu gihe mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ari 336. Bose hamwe nibo batanga umubare wa 24,825. Bakaba bahagije? Ni umubare wifuzwaga cyangwa urugendo rurakomeje? Ntabwo bahagije. Tuvuze gutyo buriya hari ikintu twagiye tugarukaho kenshi. Mu burezi tugira turnover y'abarimu ikabije, ku buryo n'abangaba hari abo twohereje batagiye ku mashuri kubera impamvu zitandukanye, ariko n'abari basanzwe bose ntibagarutse. Ngira ngo mumaze n'iminsi mubona babaza ngo phase 4 igeze he, kubera ko twagiye dukora mu byiciro bitandukanye. Turacyabarura abo bose kuko nk'ubu ngubu hari ibyiciro byari bitaratangira nko mu mujyi wa Kigali, byari bigoye kumenya n'abatazagaruka. Ubu ngubu rero turi kwegeranya indi mibare kugira ngo tumenye abagiye noneho barangana iki, kugira ngo nabo tubasimbuze, ku buryo kugeza ejo imibare bari banyeretse twari tugifite icyuho cy'ibihumbi 7. Byumvikane ko
buri gihe icyuho cy'abarimu tuba tugifite. Arakoze cyane. Uwawerera akaba ari Dr Valentine Uwamariya, ni Minisitiri w'Uburezi, yarimo adufasha gusobanukirwa muri rusange uko uyu munsi bihagaze. Reka tunyarukire rero kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, hanyuma noneho twakire PS mwumvise wenda ibyo Minisitiri avuze ati abarimu barahari ku kigero yabigaragaje, imyanya uko bimeze y'amashuri, ariko nubwo atubwiye uyu mubare w'ibihumbi 24,825 bashyizwe mu myanya, harimo abatarajya mu myanya bagaragaza ko bahawe umwanya, batsinze ibizamini cyangwa se badepoje amadokima yabo, niba amafazi uko yagiye akurikirana bashyirwa mu myanya, bagera mu turere bikabingora abahizi kugira ngo binjire mu kazi. Amabaruwa kuyahabwa ubwabyo ni ikibazo, abantu batu turere turadusiragiza. Bimeze bite kuri iki kibazo? Abakoze uyu mwanya twaye Minisitiri agaragaje uburezi by'ukuri umuntu ntiyabura kuvuga ko abarimu ni abakozi ba leta. Abakozi ba leta kimwe n'abandi bagengwa n'amategeko agenga abakozi ba leta, uburyo bashyirwa mu myanya ndetse n'uburyo bahabwa ibibagenerwa bigenerwa abandi bakozi ba leta, nabyo bifite amategeko bikurikiza. Nk'uko nyakubahwa Minisitiri arabivuze wa education, abarimu 24 bashyizwe mu myanya mu gihe cy'amezi make, n'akazi gakomeye kakozwe ubufatanye bw'inzego. Ubundi ngira ngo hari abarimu bajyaga biyongeraho abagari nk'ibihumbi hagati ya 2,000 n'ibihumbi 2,000. Urumva ni inshuro 5 z'abo barimu. Birumvikana rero ko igikorwa nk'icyo ngicyo gisaba kubahiriza amategeko, bisaba ko abantu bagenda bakurikiza ibiteganywa byose, gishobora kugiramo imbogamizi. Kuri icyo mwari muvuze rero, bagira ngo dusobanure wenda ko kugira ngo umukozi wa leta abashe kubona ikimenyetso gitangwa n'urwego rwamuhaye akazi, hari ibisabwa. Twagira ngo twibutse abatwumva ko aba barimu bavugwa 24,000 habayeho ko hatangazwa amatangazo yuko hari imyanya. Batangaza amaze gutangwa, basaba akazi, batanga ibisabwa byose, habaho icyo bita shortlisting cyangwa se ijonjora, habaho kubamenyesha, bakora ibizamini, bahabwa amanota, maze guhabwa amanota habona igikorwa cyo kubohereza aho bagomba gukora 24,000 mu turere twose tw'igihugu. Ibyo birangiye, abarimu bagomba kugera mu turere bakaboneka urutonde. Hari icyo nyakubahwa Minisitiri aravuze cyitwa bita nka phase 4, ni uburyo uhuza imibare y'abakozi ugiye kugira, n'ingengo y'imari yateganyijwe, ku buryo abo bakozi mu gihe imishahara yabo izaba igomba kwishyurwa, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ishinzwe ingengo y'imari izasanga byose bihura. Ibyo nabyo birakorwa, abakozi bajya mu turere bashyirwa mu kazi. Twagira ngo tuvuge rero ko ibyo byose bisaba ko habaho ubufatanye. Ikibazo cyagiye kigaragara, wenda bagaragaza ikibazo cyo kudahabwa amabaruwa batavuga, ngira ngo ni na kimwe mu biheruka gukorwaho raporo n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Bagaragazaga ko hari abakozi b'uturere, cyane cyane abarimu n'abaganga, bari mu kazi bataratanze ibyangombwa bisabwa n'amategeko agenga abakozi ba leta. Habayeho rero imyanzuro yagiye ifatwa myinshi yavuga ko bitemewe ko umukozi ajya mu kazi atubarije ibisabwa. Cases rero tugenda tubona mu turere twagiye tuvugwa cyane cyane mu itangazamakuru, ni ukuvuga ngo niba umwarimu, kuko ntago nzi ko hari umwarimu ukubwira ko atari mu ishuri, icyo si ikibazo. Ikibazo iyo umuntu akubwiye ibaruwa bivuze ko hari umukozi uri gukora ariko akaba atarahabwa ibaruwa. Ibibazo byinshi turi kubona rero mu turere ni uko batubwira bati uyu mukozi agomba guhabwa ibaruwa ari buzanye ibyangombwa bigaragaza ko yujuje ibisabwa kuri uwo mwanya. Rero turagira ngo dukangurire abantu bakudukurikiye bashobora kuba baza abo barimu bafite ibyo bibazo, umwarimu waba ufite icyo kibazo yarajuje ibisabwa akaba bifite, kuko muri makuru twagiye tubona na za tweet zikorwa, ntawe urashyira avuga ati yewe nuje ibisabwa bingana gutya sindabona ibaruwa. Ariko nanone ntabwo akarere gafite ububasha bwo kurenga ku byemezo byagiye bifatwa n'amategeko agenga abakozi ngo gashyire umukozi mu myanya, kuko bizana nyine
ibyo bibazo iyo bagiye gukora ubugenzura. Tukaba dukangurira abantu kugira ngo bazane amabaruwa, tunisegura wenda aho byaba byaratwaye umwanya, kuko twari tumaze gusobanura ko imibare yari myinshi mu gihe gitoya, ariko tukumva ko ibyo bibazo byaba bihari ari ibibazo abantu bareba kimwe ku kindi bakagikemura. Tukiri aho ngaho muvuga muti kimwe ku kindi, reka tubigendanishe. Hari abarimu basanzwe mu kazi, hari n'abakoze ibizamini barabitsinda kuri ya faze ya mbere n'iya kabiri, bize cyane cyane. Reka wenda duhere ku bize piyasi, ni ibintu bimaze igihe kandi bivugwa cyane. Ikibazo cya piyasi cyaravuzwe, bigaragara ko hari amasomo batari barahawe ndetse banasabwa kujya kuyuzuza, cyane cyane stage. Abandi bari basanzwe bari mu burezi bahabwa igihe kugira ngo, ubwo nuvuga ngo minisitiri aza no kutubwira niba bari abahawe igihe harimo n'abari batsinze ibizamini bagashyirwa mu myanya, cyangwa se niba ari abari basanzwe mu burezi na mbere hose. None hariko abo bahawe icyo gihe baravuze bati ubwo rero batubwiye kuzuza ibi bintu tukaba tutarabyuzuza, wenda ntituzajya muri uriya mwaka. Hari n'abanyoherereje ngewe amabaruwa yabo na approval zabo z'amastage bakoze kuva mu kwezi kwa 11 kwa 12, kuko biriya bintu bya PS byatangiye cyane na minisitiri tumwakira ubushize, icyo kibazo cyaragarutse. Bivuze ngo abo barimu mfite nk'ingero z'abantu boherejwe za Nyamagabe, za Ruhango, Musanze, Nyabihu, basiragira. Aramubwira nk'uwa Ruhango we batatu barampamagaye bambwira ati noneho bino birakabije. Uhamagaye umuntu mu gitondo uti ngwino rwose nta kibazo, batubwiye ko mifotra yashyizeho amabwiriza yo kuzuza ibisabwa mu gihe cy'umwaka, muze mukomeze ko mwahawe imyanya muzagenda mubyuzuza, abatarakoze stage muzazikore munigisha. Ndimo ndakitindaho kugira ngo cyumvikane. Umwarimu akimuka akava, hari nk'uwampamagaye ambwira ngo yavuye niba ari Nyaruguru ajya mu Ruhango, kugenda ubwabyo byari bigoye, arigora arimuka n'umuryango ajya mu Ruhango. Ageze baramubwira bati rero burya ntabwo tukwakira kubera ko twaje gusanga twari twibeshye. Mwarimu ati ndabigirane, none se uragira ngo ngire ntimuhamagara heke, bati ubundi ariko ibyo bintu byarasobanuwe abantu ntibabyumve, bigasanga bari kubakina agapira. Ngisa agapira kuko niryo jambo bakoresha. Ageze ku karere bati ntibyemewe. Agiye kuri heke itariko mifotra mu bibaze mifotra n'itanga akazi. Agiye kuri mifotra twanditse ibaruwa. Uturere tuti igihe cyose tutarabona ibaruwa yavuye muri heke yerekana ko abantu batujuje ibisabwa, ngo igaruke itwereka ko noneho babyujuje. Heke iti mifotra yaranditse, bikamera akantu k'akaziga barimo kubateraniramo. Urumva asubiye Nyaruguru, udufaranga twenda dukera afite araduhombye, ntafite umwanya, ntazi uko azabigenza. Hari n'abambwiye ko imyanya yawe yamaze gutangwa kandi yari yayishyizwemo. Ndagira ngo iki kintu mu gisobanuro neza twumva ukuntu kimeze, kuko uturere tumwe na tumwe nka za Rusizi abarimo bari mu kazi kandi barize piyasi, bagendeye kuri ya baruwa batanga akazi. Ahandi ntibikunda. Bigenda gute ngo uturere twemera ibintu utundi tubyange? Buri bantu batekereza uko babyumva cyangwa hari itegeko bagomba kugenderaho? Ntabwo imicungire y'abakozi ba leta ntabwo ikorwa bishingiye ku byumva. Hari amategeko abigenga. Nta nubwo nzi ko ikibazo cy'umuntu umwe cyakwitirirwa imicungire y'abakozi ba leta. Icya kabiri umuntu yavuga ni uko akarere n'ikigo gifite ububasha bwo mu micungire y'abakozi, ariko ku rundi rwego hari izindi nzego umukozi uretse n'uwo nguwo wenda uri kwinjira mu kazi ufite ibintu ataruzuza bisabwa, kuko ubwo utubwira uruhande rumwe, ariko umuntu agiyemo inyuma hari izindi mpande nyinshi. Ubundi kuki umuntu yajya mu mwanya atuzurije ibisabwa? Ubundi iyo niyo ntangiriro. Kuko umuntu wujuje ibisabwa, dufite ikibazo kivuga ngo hari umukozi wujuje ibisabwa uri kuvanwa mu mwanya, cyaba ari ikindi kibazo, kuko wowe nta nubwo akeneye kwirirwa ajya mu itangazamakuru, ahita ajya mu rukiko rukabikemura. Izo ni imanza nyinshi tubona nyinshi. Ariko umukozi utujuje ibisabwa ufite uburyo agerageza gufashwa ngo abyuzuze, kubera ko turi mu gihugu kigerageza kurengera abaturage, nibaza ko ikibazo cy'umuntu yabanza akacyumva neza muri detaye zacyo, kandi ntikibe ikibazo cy'umuntu gusa tukumva n'uruhande rw'ubuyobozi. Ariko icyo navugaga ni uko umuntu afite ikibazo cy'akazi, kuko turazibona cases nyinshi cyane, urwego rwa kabiri rurenze umukoresha we ni komisiyo y'abakozi ba leta. Kiramutse ari ikibazo kuko gifite ishingiro ry'amategeko, ko abakozi ba leta mu bibazo bidahari nta gapu y'amategeko yari, cyangwa se uvuga ngo ari icyo ntayirimo. Ntacyo turaza kubigarukaho, sindikiraza kutubwira uko bimeze, cyangwa reka duhite tubakira mbere ko tujya ku kindi. Yarabajije ati kuki abantu bahawe akazi batujuje ibisabwa? Nyakubahwa minisita, kuki Minedike cyangwa REB bashyize abantu mu myanya odepari batujuje ibisabwa? Reka twe kuyasimbuka.
nibyo nari nshatse kunganira PS kugira ngo tubanze tunasobanure neza ikibazo cya PS twe guhera ku mpera duhere mu mizi yacyo. Buriya bariya banyeshuri biyandikisha kuri PS bagiye gukora bachelor, ntawe uzakubwira ko yigeze yiyandikisha agiye kwiga diploma kubera ko PS nta accreditation ifite yo gutanga diploma. Abanyeshuri bariga bamara kugira umubare runaka w'amakredi bagahagarika kwiga bakajya gushaka akazi. Aho bigaragariye ni nayo mpamvu nyine batahabwaga degree cyangwa se certificate yabigaragaza ko barangije, kubera iki n'ubundi batayibahaga icyo gihe, ahubwo bagahabwa icyitwa intermediate award igaragaza ko uwo muntu akiga icyo bisobanuye. Mu myaka yashize rero baragendaga bakinjizwa mu kazi, bagakora ibizamini bagakora bakajya mu kazi, ariko bakabarwa muri babandi PS yavuze bafite dosiye zituzuye. Bigera igihe rero babasaba kuzuza dosiye. Mu gihe babasabye kuzuza dosiye bagashaka ko bemeza ko bafite diploma kandi ntazo bafite. Ni nabwo nyine heke yakoze assessment ya program zabo isanga hari ibibura. Reka rero ngere kuri izo internship. Ntabwo ari heke yemeza yuko umunyeshuri yakoze internship. Internship burya ni isomo mu rindi umunyeshuri agomba kwiga ku ishuri runaka. Ishuri niryo rigomba kubigaragaza, rikagaragaza amasomo umunyeshuri yarangije. Uyu munsi baragiye aho icyo kibazo kigaragariye bakavuga ngo barangije internship bakaza kwaka icyangombwa kuri heke. Ntabwo ari uko bigenda, biraturuka ku ishuri, ntabwo bituruka muri heke. Hanyuma ikindi ndi bugarukeho, kubera bya bindi byari byarabaye mu myaka yashize, n'ubundi baje kwaka akazi nk'uko bakakaga. Ariko mu gihe ikibazo cyagaragaye, ari naho nshaka kugaruka kuri abo ngabo mu turere, niba hari n'ababikoze barinjiza abakozi bashya, kubera ko icyo twumvikanyeho na Mifotra ndetse na komisiyo y'abakozi, abari mu kazi barahabwa umwaka kugira ngo buzuze barangize ya masomo abura. Ubwo abari mu kazi ntabwo barimo babandi bahawe imyanya ejo bundi. Abahawe imyanya ejo bundi ntabwo bagombye kujya mu kazi batararangiza. Byumvikane niba hari n'akarere kabikoze ubwo kakoze amakosa. Ntabwo bagombaga kwinjira mu kazi batujuje ibisabwa, kuko nyine nicyo PS yavuze, kubera ingaruka twagiye duhura nazo zo gusanga umubare munini w'abarimu bamaze imyaka myinshi mu kazi batagira ibyangombwa. Kugira ngo dukemure ikibazo, nta mwana muzongera guhabwa ibaruye mushyira mu kazi atujuje bya bindi byose bisabwa. Urakoze cyane Madame Stephanie, uri umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu ndetse n'abakora mu burezi mu nzego za leta. Uyu munsi icyo kibazo kubera iki kigaruka? Kubera iki PS mwumvise uko bivuze, minisitiri uko bivuze, kuki abarimu bashaka kujya mu kazi kandi batujuje ibisabwa? Murakoze ko mwanya. Mu by'ukuri abari mu kazi ubu ngubu nk'uko babivuga, nk'uko twagenzuye tukanareba, hari igihe bavuga ko abenshi bafite amadosiye atuzuye, ariko hari ibyo biba biburamo. Baba tumaze kubona ko hari abarimu badafite, ndavuga ngo abayifite ariko hari ibiburamo. Baba niho hari ibiburamo kuko idosiye bituzuye. Ariko ikintu minisiteri yakoze, tumaze kureba ibyo bintu ku bwuzuzanye bwacu, ku bufatanye, bivuga ngo babahaye umwanya wo kujya gushaka ibyangombwa kugira ngo babyuzuze. Ubu n'ubu abarimu bashyashya, nta mwarimu ushobora kwinjira mu kazi adafite ibyangombwa byuzuye, kuko niyo atabifite, ni ukuvuga ngo umwarimu umwe wonyine wo mu karere iyo adafite ibyangombwa byuzuye, ntabwo abarimu bose b'akarere bahembwa. Akenshi birahagarara kubera wa wundi umwe wenyine udafite ibyangombwa. Noneho izindi mbogamizi zindi twabonye, kandi numva twarabiganiyeho na nyakubahwa minisitiri, ni ukuvuga ngo abantu bashinzwe amadosiye y'abarimu n'abaganga ni umukozi umwe wenyine gusa mu karere. Urabona ko abarimu bageze nko wari umuntu utireta nk'amadosiye 5,000 ari umuntu umwe, kuko twaragiye dusanga nka Rusulisozi mene afite akumba kangana gutyo konyine gusa karunzemo ayo madosiye, noneho bo bayazana mu ntoki nubwo bikora mu ikoranabuhanga. Ugasanga noneho wa wundi umwe ntabwo abasha kureba ya madosiye yose ngo nibura aba yayitaho. Twasabye ko nayo yashyirwa mu ikoranabuhanga nk'abandi bakozi ba leta, kuko yinjiramo akoresheje ikoranabuhanga, amadosiye yose akaba yuzuye. Ikibazo gihari ni icyo ngicyo cyuko
niyo mpamvu twanasabaga yuko uriya mukozi ushinzwe imishahara y'abarimu n'abaganga nibura akwiye kubona undi muntu umwunganira kugira ngo igihe yaba ari iyo yarwaye ibi bibazo yakagombye kugira umusigira asiga akaba yatunganya. Hari akarere twabonye ngo yabyaye ibintu byose birahagarara ntarabona umusimbura niba azagaruka akabikora avuye muri konje. Ni ikibazo gikomeye cyane twasabaga nyakubahwa PS mu buvugizi bwanyu mwadufasha bari abakozi bashinzwe abarimu n'abaganga nibura abashinzwe abaganga yiba babagumanaga noneho umwe agashinzwe abarimu ikibazo cy'abarimu gusa birimo kubaho cyane ku buryo umuntu ashobora no kuza kubakoresha nk'amakosa igihe barimo bakora nk'ibirarane akagenda akempirima historique yo muri RSSB ugasanga ashobora kuba bitanabaho yanamubeye barimo guhura n'icyo kibazo cyane kubera akazi kenshi. Mbere yuko uvugira abakozi bashinzwe ibyo bintu reka tugaruke ku barimu. Naho ndahagaruka ni ukuvuga ngo ku barimu nyine abadafite amadosiye ni bake cyane kuko twageze ni Nyagatare mu karere ka Nyagatare bakimara no kubivuga icyo gihe twasanze ibintu byose birunze hasi utabasha kuba watoranya idosiye n'iyindi. Hari abantu bagiye batangira akazi muri za 85. Urabona kujya mu kazi hari habaga hariho bantuza ba inspecteur pedagogique yakwandikiragaho kuri ngo muhe uwo muntu akazi. Noneho ayo niyo yabaga amabaruwa yajyanaga abantu mu kazi naho ngo abavura twarakabonye yandikagaho ngo twahereje umuntu mu wakazi akaba ariyo bari bimukira mu kazi. Ariko ubu ngubu kubera n'imikoranire myiza twakoze ubuvugizi mu turere batangiye abarimu bashyashya batangiye kubakorera amabaruwa abashyira mu kazi umwarimu wese wujuje dosiye zisabwa arimo kubona ibaruwa. Reka dusimbuke tuve kuri abo wenda batujuje ibisabwa ngira ngo banabisobanuye banabyumvise tugere noneho kubujuje ibisabwa. Hari abarimo bahawe akazi batangiye akazi ku itariki ya 1 z'ukwa 12 baza no guhabwa amabaruwa kuko bari bujuje ibisabwa. Uyu munsi abo barimu nigeze gukora ikiganiro mu minsi yashize n'uwari umuyobozi wa REB henduriwe imirimo noneho barangije yari kumwe n'undi muntu ushinzwe ngira ngo ni uburezi cyangwa ikindi kintu cy'imyigishirize n'ibindi nk'ibyo mashuri muri Mineduc batubwira ko rwose abarimu batarenze ukwezi kwa mbere bazahembwa bagahembwa amezi yabo 2 ukwa 12 ko bagiye mu kazi itariki ya 1 z'ukwa 12 ijwi hano rirahari barabyivugira banabisubira ndavuga nti murabizi neza bagomba kuyahabwa kuko batangiye akazi itariki ya 1 z'ukwa 12 bazahembwa ukwezi kwa 12 no kwa mbere. Uyu munsi abo barimo bagiye guhembwa ejo bundi ukwezi kwa mbere kurangira bahembwa ukwezi kumwe. Nka sendika icyo kintu murakizi ko kibaho? Ni ukuvuga ngo icyo kibazo twadusanzwe tukizi. Abarimu bashyashya hari abatangiye akazi ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2021 n'abandi batangiye akazi ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2011. Hari n'abatangiye promesse kwa 12. Ni ukuvuga ngo abangaba batangiye mu kwezi kwa mbere mu kwa 12 abo ndumva bari kuri liste y'abahembwa ahubwo bafite ikibazo. Oya ntabwo bariho ndakubwira ibyo bantumye wenda ushaka kuba utabizi ariko birahari. Hari abatarahembwe ukwezi kwa mbere kurangiye nuvuga kwa 12 kwarangiye ntibahembwa ukwa mbere kurangira bahembwa ukwezi kumwe konyine ntabwo tuzi uko ariko abo batarahembwa ni cya kibazo cy'abantu bataruduza mu dosiye. Noneho ikibazo ngewe nzi nabo ku itariki yabatangiye akazi ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere noneho no ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere kubera prasoma ya REB ntabwo bashyizwe kuri liste y'abantu bagomba guhembwa ngo bazashyirwa kuri liste y'ukwezi kwa 3. Kubera iki? Kuri liste y'ukwezi kwa 3 ubwo nyine ni ikintu nacyo turimo gukora ubuvugizi. Noneho mu kwezi kwa 3 bahembwa bagahabwa noneho n'ikirarane cy'ukwezi kwa mbere nako cy'ukwezi kwa 2 hanyuma bakabona bakabahembera na ya minsi batangiye mu kwezi kwa mbere. Aho ngaho niho twari tugeze dukora ubuvugizi kugira ngo none nabo babe bahembwa kuko ni ikibazo gutangira akazi. Ubwo icyo ni ikibazo mukoroho ubuvugizi hehe muri Mineduc muri Minaroke kwa wa mukozi utreta amadosiye murimo muragikorera ubuvugizi ku ruhe rwego? Nukuvuga ngo twabanje kuvugana n'abari abakozi bashinzwe imishahara y'abarimu n'abaganga. Noneho batubwiraho ikibazo gishobora kuba kiri bababwiye ko ari ikihe. Noneho tuvuga yuko tugomba nukuvuga ngo bo byatewe na prasoma ya REB. Ikibazo kiri muri prasoma ya REB nta handi kibazo kiri kuko iyo irangiye neza nibwo batanga go yo guhemba kuko babona ko prasoma iteye neza bagatanga noneho gahunda yo kugira ngo bahemba abakozi. Icyo ni ikibazo gihari n'ubundi twari turimo turagikora ubuvugizi kugira ngo nyakubahwa minisita ibyo bintu murumva se biri fair kuba umwarimu yatangira mu kwezi kwa mbere ariko akazahembwa mu kwezi kwa 3 kandi akora agira kubahembwa mu mushahara ufite ukumeze hanyuma noneho ntawe ubonera igihe
ntabwo bigoye se ubwo uwo muntu yatanga uburere n'uburezi bukwiye? ngira ngo yenda dusubire muri procedure ikoreshwa kugira ngo umwarimu ajye mu kazi. Igihe boherejwe ku REB yakoze ya shortlisting, yenda hariho n'abinjiyemo batakoze ibizamini sitaba ngaho mu kwezi kwa mbere, noneho bakoherezwa mu turere nanone tukongera tukabashyira kuri plasma ikagaruka muri REB. Buriya nubwo tuvuga ngo ni REB ikora plasma ariko iba yaturutse mu karere. Noneho REB ireba ko biri ku murongo ikabigeza Minecofine, noneho bakazabona guhembwa. Gusa ndagira ngo ngaruke kuri iyi mibare n'ibyiciro bitandukanye byagiye bibaho. Harimo ibibazo byinshi bitandukanye. Urabona twasohoye liste nyinshi, itariki ya mbere z'ukwa 12, itariki 5 z'ukwa mbere, itariki 18 z'ukwa mbere, byose bikajya kuri wa mukozi wo mu karere twavugaga. Hari biza birimo amakosa, hari biza bikererewe, hari naho yageze ngo ugasanga birambitse hasi mpita numva amakosa mwahagenda abonekera kubera kugira akazi kenshi. Ariko icyo ntago ari byiza ko umukozi akora amezi yose adahembwa. Biranababaje nta nushobora kubyishimira. Ariko ikiriho ahagaragaye amakosa azakosorwa. Kubera kugira ibintu byinshi cyane, abantu hagiye hagaragaramo amakosa menshi atandukanye. Ari nayo mpamvu REB imaze kubona ibyo bibazo byose byo kuba batari guhembwa, yasabye sako kuba ibahaye overdraft noneho mu gihe ibindi bigikosorwa. Ariko ntabwo bivuga yuko bazarenganywa, ikizabaho no gukererwa. Ariko buri muntu wese bitewe n'igihe yatangiriye azabona umushahara we. Nibyo birababaje ariko nta nubyishimiye. Gusa hagaragayemo hari ukunyura mu nzego nyinshi zitandukanye, hakagaramo na ya makosa. Kandi burya guhemba Minecofine yirinda ikintu cyitwa ikosa, kuko wamaze gusohora amafaranga ntabwo yazagaruka. Iyo bigaragaye rero ko harimo ibidasobanutse, ibyiza nuko bikererwaho kugira ngo bizagaragaremo amakosa nyuma kuyakosora nabyo bigorana. Ubwo biba ari byiza kurinde, kuko hano ikibazo nakibarije mwarimu. Ni byiza kuri mwarimu, ni byiza kuri Minecofine, ubwo kubera ko ni byiza kuri bose. None se we wayabonye amafaranga arabikwa, nyuma ukazasabwa kuyasubiza cyangwa bikazasaba ubundi buryo. Kuko n'ubundi wayahawe utagomba kuyahabwa byaba ikibazo. Nanabivuze birababaje kuba mwarimu atayabonye. Nta nubwo ari ikintu cyo kwishimira. Ariko aho kugira ngo twice amategeko uko aberaho gukurikizwa, Minecofine birumvikana, aho kugira ngo twice amategeko hazemo n'imanza, hazemo no kujya kurwana no kwishyuza umuntu, byaza bikererewe ariko bikaza bifite umucyo. Bishatse kuvuga se ko bidashobora gukorwa neza kandi ku gihe kandi bidafite amakosa? Reka rwose iki kintu nongere ngitsindagire. Dushyize abarimu 24,000 mu mwanya mu gihe cy'amezi 2. PS yabivuze neza, ubundi buri mwaka burya ntabwo twarenzaga 3,000. Ikindi turi kubikora mu buryo buri manuel. Ngira ngo turi no gukora umushinga wo ku buryo bizajya bikorwa mu buryo buri smart, ku buryo no kwibeshya bitabaho. Turi gushyira abarimu 24,000 mu mwanya, bangana na 1/3 cy'abarimu bose dusanganywe mu gihugu. No gukora imishahara isanzwe y'abarimu basanzwe ni ikintu gifata umwanya. Kuba hagaragaramo kwibeshya, kuba hagaragaramo amakosa, hano ndongeramo n'ikintu cyo gukora mu bihe bidasanzwe. Hari aho twageze abakozi badashobora no kwicarana kugira ngo birangirire igihe. Ahangaha aho nshaka kugana no kwihanganirana hagati y'inzego zose zikorana. Nta numwe ubifitemo ubushake, nta numwe ubifitemo umutima mubi. Turi gukora mu bihe bidasanzwe, turashaka abakozi benshi bitabayeho. Buriya nubwo twavuze 24,000, buriya twabonye abasaba 54,000. Byonyine no kwicara kugira ngo ushyire abantu kuri rwa rutonde ni ibintu bifata akazi kenshi. Icyo nsorereza aho hano, ntawe bishimishije, birababaje, ariko harimo n'ibyo kwishimira. Byonyine kuba hari icyabashije gukorwa ni ikintu abantu bakwishimira, ahubwo tukareba ngo amakosa yabayeho yakosorwa gute mu buryo bwihuse. Murakoze cyane. Nyakubahwa PS, ikigaragara cyo nuko yaba Minister bivuzeho yaba Madame Stephanie baragaragaza ko ku karere umuntu umwe rwose ukora ibyo bintu ntabwo ahagije.
kuko iyo aba ahagije hari byari kuba byaravuye mu nzira cyangwa se yenda kongererwa ubushobozi n'abandi bantu. Nkavuga nti mu bihe bidasanzwe, mu bikorwa bidasanzwe, gushyira abakozi mu kazi bari benshi mu buryo butanamenyerewe, harateganywa iki kugira ngo ibi bintu birangire? Kuko sinzi niba uyu muntu umwe niba muha n'amezi n'atatu, sinzi niba nayo azaba yabirangije. Murakoze. Turishimira ko byivuze abana bagiye kubona abarimu biyongeraho, ndetse bakaba baragiye mu myanya mu buryo bwihuta no mu turere twinshi twagize amahirwe y'inshuro, tubona n'uturere two hirya tubona abarimu. Icyo mwarimu waje rero nkuko nabivuze kare, abarimu n'abakozi ba leta, so mu micungire y'abakozi ba leta hari uburyo butandukanye bukoreshwa buteganywa n'amategeko. Ntabwo numva twarebera gusa imicungire y'abarimu ku mukozi gusa, harimo ibintu bitandukanye kandi inzego Mineduc, Minaloc na Mifotra amaze igihe baganiraho, haba mu mategeko abigenga, haba mu ruhare rwa buri muntu, buri rwego, ndetse n'umwarimu, ariko n'uburyo bukoreshwa. So hari uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa ku bakozi ba leta bwitwa IPPS, bunakoreshwa no ku barimu. Ubu rero mu kufatanya n'izo nzego hariho kuganirwa uburyo bwahuzwa ku byiciro byose by'imicungire y'abakozi. Ubu ngubu urumva hari gukoreshwa kubahemba gusa, ariko hari gushaka uburyo hashyirwamo n'uburyo bwo kuva umuntu asaba akazi kugera akora ikizamini kugeza yinjiye mu kazi, ndetse no kureba ibyo bita isuzuma bushobozi rishingiye ku musaruro, no kugeza igihe yabasha kuva muri ako kazi ajya mu kandi mu bakozi ba leta. Ku buryo ibyo ni ibintu biri gutegurwa kandi bizafasha, ariko n'icyo kibazo mwari muvuze nacyo hari uburyo cyari kiri kuganirwaho, harebwa mu ivugurura ry'inzego riri kugenda ritekerezwa uburyo nabyo byanatandukana. Arakoze cyane. Duhite tugera rero ku kintu kijyanye n'amashuri. Hari amashuri yubatswe, ndimo ndagenda mpuza ibibazo, murabona kuri telefone na hano hose ndarebayo nkareba icyagarutsweho cyane. Abantu bati abantu bubatse amashuri ntabwo bahembwe. Hari abarwiyemezamirimo batishyuwe, hari n'abishyuwe bakambura abaturage. Ejo bundi Minisitiri of State mu kiganiro yatanze yagaragaje ko amafaranga rwose ngo arahari, no ku turere arahari. Ibitarimo gukorwa ni imikorere itanoze, idahwitse. Nyakubahwa Minisitiri of State nako PS najya mu mutubwire ahangaha kubera iki abantu barubatse. Minisitiri dusonaga rwose ko imibare igezweho ishimishije, ariko ntibahembwe kandi amafaranga arahari, bipfiraye. Murakoze kuri icyo kibazo. Byagiye bigaragara ko hari ahantu abantu bagiye bakora, cyane cyane abakora imirimo yo kubaka ndetse n'abayede ntibabashe guhemberwa ku gihe. Harimo ibibazo nka bibiri. Ikibazo cya mbere ni igishingiye nyine ku mikorere. Hari aho usanga nta nubwo ari umuntu umwe gusa, kuko kugira ngo amafaranga ave mu isanduku ya leta agere mu mufuka w'umuntu binyura ku bantu barenze umuntu umwe, ko niko amategeko biteganya. Ahandi ubwo cyo ni ikibazo cy'imikorere navugaga, ariko nabyo mu by'ukuri ntabwo navuga ko ari ibintu, nubwo yaba ari umuntu umwe birababaje, ariko ntabwo ari ibintu biri rusange. Ntabwo wavuga fata uturere twose ngo dushyire mu gatebo kamwe. Mfite ubusabe abantu bubatse muri Nyamagabe, abantu bubatse Rutsiro, abantu bampaye n'amazina y'ibigo by'amashuri ariko simbyibuka neza mu mutwe, ariko ndahibuka. Rutsiro, Nyamagabe, uyu munsi hari inkuru yatambutse ivuga kuri Ngoma. Urumva aho naho mbashije kwibuka ku turere 30. Ntabwo niyo nicyo nari mvuze. Birahari, ntabwo umuntu yabihakana, birahari. Ntabwo nzi imibare y'abantu bakoraga ku mashuri, ariko amashuri 22,000 yubatswe, ibyo byose yubatswe n'abantu benshi. Ntabwo ari igitangaza rero ko haba hari umuntu utarishyuwe. Kandi gusobanura ikintu kibitera, icya mbere ni imikorere mibi, kuko hano hari abantu nyine, ntabwo abantu ari abamarayika. Niyo mpamvu habona amategeko yo kuba abantu bakurikiranwa ku makosa bakora. Ikibazo cya kabiri cyo kijyanye n'impapuro, inyandiko zisaba, kuko uko bimeze kose aya mafaranga abantu bagomba kugaragaza ko yakoreshejwe. Ntabwo umuntu yapfa gukora ngo ajye ataha. Ntabwo abantu bahembwaga mu byizi nk'ukuntu wakoresha umufundi wawe. Nta nubwo ushobora kujyana urupapuro tuzuye ngo bakwishyure. Ikiriho rero icyo twifuza nuko, kandi na cyiza nuko haraho tuvuge nko mu mujyi wa Kigali byari bihari kubera ibibazo byari byavutse, ariko byarakemutse. Naho handi byagenda bigaragara, byagenda bikemuka. Ikiriho cyo nuko nta muntu wakoze utazishyurwa.
rwose umuntu wese wakoze azishyurwa, si ikibazo cy'amafaranga nicyo nyakubahwa Minister of State yavugaga, ariko naho twabimenye ubwo mutubwiye hariho mufite n'amazina y'abo bantu twabikurikirana bakishyurwa, n'abandi baba bifite bakwegeye ubuyobozi bw'uturere cyangwa se Minetic cyangwa Minaloc, ikibazo kigakemuka. Murakoze cyane, reka tugire ku kibazo rero cyagarutsweho cyane, nahamagawe n'abantu nka batatu bigeze kukimbwira nsa n'ukibonye, ariko uyu munsi bongeye barakigarura bati nubwo uri bubakire bombi muri studio batubwira ukuntu ibintu bimeze. Ndashaka ko twerekeza mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi hari ishuri ryitwa Groupe Scolaire Nkungu, ryari ni ishuri rifite ibyumba ngo bigera kuri 36, rifite amacumbi y'abarimu, rifite amashuri asanzwe tronc commun ndetse na section. Iryo shuri ryarubatswe ndetse yewe kubihe bibonetse n'ubushobozi bakagenda babongerera amashuri kugira ngo bakira abana, biza kurangira rero iri shuri rifunzwe rishyirwaho ingufuri kugira ngo abana be kuzongera kujya kuhiga, kubera ko ngo hari amashuri, ishuri rimwe ryubatse hejuru y'ahantu hahoze toilette ririka rijyamo hasi, ryitse baravuga bati ahantu hari amanegeka, ishuri bari kubitaho ingufuri. Mu kurishyiraho ingufuri bajya gufata ubwo ngubwo n'abari abana biga aho ngaho mu murenge wa Nkungu bahise bafata abana bigaga aho ngaho kuri iryo shuri babohereza ahantu hitwa Mataba, babohereza kwiga ku ishuri mu Gatare ndetse na Nyamubembe mu murenge wa Nyakabuye. Noneho abangaba bajya kwiga rero mu Gatare ngo bagomba kwambuka ishyamba rya Cyamudongo. Buri munsi bakora ibirometero 8 bajya ku ishuri, bagakora ibirometero 8 bagaruka. Ubwo ni minota 16 ku mwana ugiye ku ishuri. Sinzi niba agereyo ngo abashe kwiga. Ariko icyo nashaka kuvuga ngaragaza ibi byose babimbwiye ngo mbivuge uko biri, kandi mo ndabivuga uko babimbwiye. Noneho abana babonye ko harimo urugendo rurerure, benshi barabandona, barabyihoreye. Ariko baravuga bati ubwo hari abana bamwe rero bajya kure, bahita bistabaza ishuri riri hafi yabo, ryari ryarubatswe n'umuterankunga witwa AEE, aryubakira ababyeyi bahatuye babimusabye mu buryo bwabo biyoruganijemo. Baranambwira bati iki kintu kibaze gikomeye, kuko icyo gihe dusaba ubufasha twageraga no ku murenge bakavuga ngo nimukurikirane AEE izabafasha, ntabwo ibyo tubirimo, ni ibyanyu ku giti cyanyu. None amashuri ya leta yagize ikibazo, bafasha amashuri y'abana bacu b'incuke bigagamo, bayashyizemo abangabo abana bacu b'incuke birirwa bazerera kuko babuze aho biga. Nyakubahwa Minister, mu bifatanye na State Minister hanyuma mutubwire na PS, hanyuma mutubwire ukuntu kino kibazo mu gikemura. Niba abana bakora ibirometero bakaba batiga, ishuri rimwe ryitse, kwanza bigomba no kuba ikibazo. Umuntu wubatse ishuri rikika yari yakoze inyigo, wenda bishobora kuba ari ikiza cyaje nyuma, ntabwo mbizi. Amakuru murayazi? Iryo shuri ryubatswe ryari? Ntabwo mbizi, ariko video yaryo mfite ndabona ari amashuri mashyashya. Banyohereje n'amavideo, n'amashuri mashya rwose, urabona ko ari mashya, amabati ni mashya, inyubako ni nshya, kandi niba ari uko babifashe neza bikaba bimaze igihe bikaba byaritaweho, ariko ubona ari ibintu bisa neza, bimeze neza. Njyewe n'ubwa mbere nari nyumvise ku buryo ntabone ibisobanuro mbitangaho, ariko ubwo ngifasheho nk'umukoro twikurikirana ngo tumenye ikibazo icyo ari cyo koko n'icyabiteye n'icyakorwa kugira ngo dufashe abo bana. Murakoze cyane. Turito tuguma Rusizi, hari video ejo bundi bampaye yerekana abana bari mu ishuri, bigira mu ishuri ridakinze, ngira ngo namwe narayibahaye, ridakinze, amahuheza araza, abana bamwe bakava mu ishuri bakagenda bakajya kwikinga ahandi, imiyaga ibiki biteye ubwoba. Abana bacu bari kwigira muri aya mashuri, subu ntihazamo n'ikibazo, wenda umuyaga ntiwagurutsa amabati ugasanga bibaye n'impanuka. Iki kintu murakivugaho iki, Nyakubahwa Minister? Iki kibazo twarakibonye, ngira ngo nta nubwo ari n'ubwa mbere, na mbere yari amafoto, hari n'ahandi bari babyerekanye mu minsi yashize. Kuri cya kibazo twavugaga cy'ibikoresho byagiye bibura, buriya bagomba gushyiramo ibirahure bya milimetero 4. Ibirahure biragenda birabura ku isoko, ndetse naho bibonetse bahita bakuba igiciro 3, kandi buriya tuba twagennye amafaranga agomba gukoreshwa. Tumaze kukibona twakoze inama ya steering committee, twemeza yuko kubera ko twabonaga nyine twinjiye mu bihe by'imvura, turavuga tuti dukoreshe n'ibirahure bya milimetero 3, urumva igitandukaniro ni ritoya. Ahubwo mu minsi yashize nanone abacuruzi bahita bashaka kongera nabyo kuzamura igiciro. Hariya tumaze kubibona twabajije akarere kubera iki twatanze uburenganzira bwo gushaka ibirahure bya milimetero 3 kuki bitarajyamo, ntibaduha igisubizo gifatika, bavuga ko bagiye kubikurikirana. Ariko ubundi ikibazo cyari cyabanje kubaho, buriya ntabwo ariho honyine, ni henshi byagaragaye. Twatangiye amashuri, ibindi byose, intebe zirimo, ishuri isakaye habuze ibirahure, twari twafashe rero uwo murongo wo gukoresha ibirahure bya milimetero 3.
igikurikiraho no gukurikirana kugira ngo abo bantu koko babikore nk'uko abandi bari kubikora. Urakoze cyane. Tugaruka kuri PS rero nagira ngo noneho ibi bintu tuvuze ingero ebyiri z'amashuri yo muri Rusizi afite ikibazo abana bakabura aho bajya kwiga, ariko akarere ka Rusizi nako kavuzwemo mu minsi ishize kuba hari ibyumba byasenywe. Bango bari bafite ibyumba by'amashuri bimeze neza, bafite dortoir, bafite centre de santé, bafite ibikorwa by'ubworozi, bafite ibintu byinshi bakora, barangije babishyira hasi kubera ko bagombaga kwishyura abantu miliyoni 10,250 atageze ku bihumbi 300. Barangije barahasenya kugira ngo bishyure abo bantu. Habayeho kubicunga nabi, birabanza birangirika, barangije basenya ibisigaye kugira ngo abantu babone amafaranga yabo. Nkibaza ni ibi bintu mwebwe murabikura mukabyumva nyakubahwa PS, kuba hari abana babuze aho bigira, hari abandi bigira hadakinze, ariko hari n'ahandi amashuri asenywa mu karere kamwe. Mu biduhurize twumve ko bihura, twebwe tubyumve. Urakoze. Ku kibazo mwavuze cyo murenge wa Nkungu, tugira ngo tubwire abantu bakurikiye radio ko hari ikibazo kibiza. Hari ahantu hatandukanye ngira ngo hagaragaye no mu bitangazamakuru, hari ubutaka bwagiye butandukana muri kariya gace, sinzi impamvu, ariko hari n'ejobundi byabaye no mu Mashyuza, ngira ngo muri Rusizi hari cyane cyane muri Nkungu, ariko hari ahantu hagiye haba ikibazo cy'ubutaka bugera gutya bugatandukana. Ntabwo nzi neza rya shuri mwavuze aho riherereye, ariko ngira ngo inzego zishinzwe ibijyanye n'ubumenyi bw'ubutaka bari batanze amabwiriza ko ahantu hagaragara ikibazo cy'ubutaka butaringanira bajya bahavana abaturage, si n'amashuri gusa, n'ingo z'abaturage. Hari ahantu twimuye imiryango nka 80 bayijyana ahandi muri Nkungu nyine, kugira ngo abaturage kihutirwa burya n'ubuzima, haguma amagara, uriho wakwigira n'ahandi. So ikitari cyo gusa nuko nyine urugendo rw'umwana byo ngira ngo cyatanzweho umurongo, rugomba kugabanuka, mwana agomba kujya ku ishuri bitamuvunnye. Kandi icyo kibazo mwakivuze neza, turagisobanura nako twacyumvise, turaza kugikurikirana. Ikiriho kiza nuko hashyizweho gahunda yasobanuye bihagije yuko ibyumba by'amashuri bigomba kubakwa abana bakigira hafi. Ubwo icyaba gisigaye no kubyubahiriza gusa muri icyo kibazo mwavuze. Kuri cya kibazo kindi mwari muvuze rero, kijyanye n'aho hantu hasenywe, ntabwo numva hari ikibazo twajya mu mizi, kuko ni ikibazo cyagiye kinyura mu nzego zitandukanye. Umuntu acyumvise ku ruhande runaka utafashe dosiye yose, kandi sinzi ko muri uyu mwanya dufite hano twakirangiza. Abadukurikiye bihangane tugice hejuru, tuzagikora byimbitse. Dosiye yose ndayifite kuva uwareze wa mbere, tuzabigaruka, ariko ntacyo mu biduhuriza. N'abafitemo inyungu bose bakaba bahari bakatanga ikibazo cyabo. Nibaza ko leta atari yo ifitemo inyungu, kandi nanibaza ko leta yubaka amashuri ntabwo bigamije kuyasenya. Ntabwo wakora ku byumba 22 kugira ngo ujye gusenya, hari impamvu, kandi ubwo mwazagisobanura n'abandi bagiye. Ako kuko tubabonye mushobora kwa mukizi. Gahunda iriho no kubaka ibyumba by'amashuri abana bakiga. Niyo gahunda y'igihugu n'ubuyobozi bwose kugeza no ku rwego rw'akarere. Ibindi byaba biri inyuma y'aho ngaho byabijyanye n'icyo kibazo, abantu babiganira bari kuganira kuri icyo kibazo. Gahunda ihari, ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bukurikiza, nayo gahunda utundi turere dukurikiza, nuko ibyumba by'amashuri byubakwa, abana bakabona uburezi bufite ireme, kandi ubucucike ntibuhabe, n'urugendo rurerure ntirubeho. Arakoze cyane. Hanyuma tugere rero kuri Madame Stephanie. Urebye twakomeje tuganira bagaragaza ibibazo muri no minsi abarimu muvugira, uretse wenda nibi byo kuvuga ko badahembwa, hari abagaragaza ko batazamuye mu ntera, hari bigisha muri za TVET batigeze bahabwa ya mishahara yabo. Iki kibazo ngiye kukibaza Minister ubushize, nyawo n'ubwa gatatu ngiye kukimubaza. Bigaragara ko abantu bo muri TVET bagiyemo mbere bahabwaga amafaranga yabo bakiri muri WDA, nyuma bihindutse imishahara biragabanuka, bafatwa nk'abantu batangiye kwigisha bwa mbere. Ngendagira ngo mutubwire uruhare rwa sendika mu iterambere ry'umwarimu ni nuruye no gukemura ibibazo afite. Ngo icyo kibazo cya TVET icyatugezeho tugikoraho ubuvugizi, n'ubwo ngubu barabona ko biri mu bifotera iri mu nzira yo kugikemura, kuko n'abambere babonye n'ibirarane bose, aho batabibonye, aho byatinze nko muri Burera byarabari mu 37, abandi bose n'ubu ikibazo kimaze kugera mu nzira ya nyayo.
rwose. urakoze kuvuga Burera, nibutse ikibazo umuntu kare yanyoherereje atutubarize ngo hari abana biga mu mashuri abanza anabanza yo hasi imyaka 3 ibanza no gukomeza nako n'amashuri abanza yose batangira saa 20:20 muri Burera, ndaje ndebe ishuri uko ryitwa, noneho abandi bakuru babo biga mu masection bo bagatangira saa 2. Abana batangiye saa 1:20 bagataha saa 11, abatangiye saa 2 bagataha saa 10, abatangiye saa 2 bajya kurya saa 6. Nicyo kintu nshaka ko dutindaho. Babana batoya saa 6 baba bakanuye, babyita gutega iki, sinzi terime yakoresheje uwo muntu. Bivuze ngo aba bana mwakabyara mwe nyakwa minister ngo ni na school feeding mwagennye bo ntabwo bari mu mwarimu niko yambwiye, sinzi niba ari byo, ariko muratubwira ndabibaje kandi mu bisobanure. Numvise ngize agahinda, numvise ko umwana mutoya wenda n'umukuru ntakwiye kwicwa n'inzara, hakuno n'umutoya umukuru arajya ku meza, umutoya agasigara ateze indege. Kirasenya kubaha ibintu birakunda, umwana asubira mu ishuri akajya saa 11 agihumeka mu karere ka Burera. Ibyo bibazo rero biba bigoye kugira icyo umuntu abivugaho kuko uhita wibaza ukuri kwabyo. Ubwo mise njya muri analyse yo kumva ngo umwana mutoya ni utangiye kare atashye nyuma, umukuru atangiye nyuma atashye imbere. Aho ngaho harimo ikindi kibazo tutabasha kumva icyo ari cyo, ariko ubundi abana batoya ubwo n'ab'imyaka ingahe biga mu kangahe? Primaire, guhera mu mbere primaire kugera mu 6 amashuri abanza. No kucyumva cyananiye kucyumva. Ndange cyangoye. Gusa nikuriramo ko umwana yicwa n'inzara. Ubwo iyo bigenze gutyo ishuri ryitwa ngo iki? Groupe scolaire Kiboga muri Gitovu sector Burera district. Icyo gihe iyo tubonye ikibazo nk'icyo icyo dukora no kucyakira kuko kugitangaho ibisobanuro kandi tutari twakimenye, ngira ngo dushobora gutanga igisobanuro kitari cyo. Ntacyo muzagikurikirana. Hanyuma ubutumwa bwanyu ndimo ndagenda mbunyuzamo, ibyinshi biragaruka bisubira kubera iki tuzahembwa ryari, twizere kuzabona umushahara ryari, ngira ngo wenda hari yaba minister cyangwa se na PS, sinzi ukuntu muri bubigenze, hari ikizere mubaha cyangwa no gutegereza kubera ko hatazi igihe kizabera? Ariko buriya no kumenya ngo ni bande. Kuko nizere ko abatubajije ubwo ari abumvise bari muri babandi bemerewe gukora bavuze. Kuko buriya iyo urebye abarimu biyongereye ku mushahara mu kwezi kwa 11, mu kwezi kwa mbere kurangiye, abaherutse guhembwa cyangwa muri ukunguko, kuko abarimu batangira guhembwa kare, hiyongereye abageze ku 20,000. Ushobora gusanga abo ngabo bari kwandika niba abandi bagiye bafite ibibazo bitandukanye, atari ikibazo kiri rusange. Icyo twabizeza nuko nibuzuza ibisabwa, sinzi niba nuko umuntu atamenya bari bo cyangwa muvugane buri uko bakwandikira nanjye ngira message hano zigeze nko muri 100 ngahe, hari n'izingeze imbana nyinshi sinzi some. Ariko icyo twabizeza nuko yewe n'uyu munsi twakoze inama, ni ikintu tuganiraho buri munsi ku buryo nibizeza yuko nkuko PS igeze kubivuga nta uzamburwa, icyangombwa nuko dukora ibishoboka byose kuko ni inshingano zacu nabo bakazishyurwa. Ariko nunyemereye nkagaruka ku kibazo cy'abarimu ba TVET. Buriya nkuko mubivuga igihe bimutse bakava muri WDA bakajya mu maboko y'uturere, hari ibyatakaye wasangaga batanakorerwa izamurwa, ariko nkuko umuyobozi wa sendika bisobanuye, icyo kibazo kiri mu nzira zo gukemuka burundu kuko barabaruwe imishahara yabirabarwa, ariko kubera ko hajemo covid birangira kubarwa ingengo y'imari yaratowe, ariko ejo bundi mu gusubiramo ingengo y'imari bahabwa igice, ikindi gice rero kizaza muri fiscal ya itaha, kugira ngo abambere batangiye no kuyabona nkuko yabivuze. Urakoze cyane. Hanyuma tugere rero ku kintu cy'abayobozi b'ibigo by'amashuri. Nabo harimo ikibazo bakomeje babigarukaho, ni ikibazo mbonye cyagarutsweho cyane, bati tubarize ibijyanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bazashyirwa mu myanya ryari, bizagenda gute? Twahisemo abarimu mbere y'abayobozi, kuko burya umuyobozi ushobora gufata umwarimu usanzwe akaba yakitinga, ariko iyo urebye umubare w'abarimu bari bakenewe, twahisemo kubanza gushaka abarimu, noneho n'umuyobozi akazajyamo agiye kuyobora abantu bahari. Niyo mpamvu abayobozi twabaye tubiretse tubanza kwinjira mu kibazo cy'abarimu, ariko nibo bagiye gukurikiraho. Hanyuma abantu bambajije ibintu byinshi, ariko noneho
hari abantu hari umugenzi wacu dukorana urimo gukora inkuru ku bana bafunzwe bigaga muri Gakoni Adventist School, bafunzwe kubera kwigaragambya ngo ababo bizagenda gute, ngo bamaze iminsi irenga 16 bafunze, ariko kandi ababyeyi baravuga ngo nibabarekure nibababarire ifungure ishuri, hanyuma ngira ngo abana barigaragambije bafunga ishuri n'abana ntabwo yabisobanuye neza. Ubwo wenda hari icyo mubiziho, wenda mwaza kutubwira, mubaye ntacyo mubiziho yakwandika ubutumwa bwe neza kugira ngo tubashe kubwumva. Turabizi icyo gihe ndibuka ko twanasohoye n'itangazo na Minisiteri y'Uburezi, nibyo abana barigaragambije bananirwa no kumvikana byaba ubuyobozi bw'ishuri, byaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze aho ishuri riherereye, kugira ngo ikibazo gikemuke. Dusaba yuko abana baba batashye, ariko hari ibyo twasabye ba nyiri ishuri, kuko ryari ishuri ry'Abadiventiste bagomba gukemura, kandi twabyumvikanyeho ku buryo muri iki cyumweru abana baragaruka ku ishuri. Gusa abagaragayeho amakosa, kuko buriya abana bigaragambije haba hari abo twita remeneri cyangwa ring leaders, abo ngabo ntago twifuza ko bagaruka mu kigo. Abafunze nabo bazahabwa ubutabera, kuko nyine bafunzwe kubera ko hari uruhare bari bagaragaje, ndetse uwa mbere we wanakuruye byose wabitangiye, we ntago ashobora kugaruka muri icyo kigo. So hazaba habahanwa abandi bagiye bakurikiye, habayeho kuganirizwa aho bagiye. Buriya nubwo batashye ntago twatereye iyo, twakoranye n'inzego zitandukanye ku buryo abana baganirijwe n'ababyeyi barabizi, ariko muri iki cyumweru nabo baragaruka ku ishuri, ariko abagaragayeho amakosa bazahanwa. Hanyuma abantu rero bahawe imyanya mu bihe byashize cyangwa se batahawe amahirwe kubera kwibeshya, bimwe bavugaga hari ngo bagiye bagaragaza ko barenganyijwe haba mu manota n'ibindi, barakomplaininga mu buryo mwari mwabitanze mwatanze aho bohereza ubwo busabe, ariko ngo ntabwo basubijwe. Bo bizagenda gute mu mafazi yabanje aho mwagiye mutanga imyanya? Gusa barashubijwe, ahubwo yenda ntibishimiye icyo basubijwe. Ariko yenda icyo nakubwira, buriya claims nyinshi zaje kuba aho tutakoresheje igisamini tukagendera ku manota. Ariko buri wese kubera ko babazaga online bagiye basubizwa, ngira ngo mwagiye mubona bamwe n'ibisubizo bahawe barabipostingaga kuri Twitter, ariko buriya buri wese yari yizeye kubona akazi. Icyo kibazo cyabayeho, nababwiye ko twabonye abakandida 54,000 tugafatamo 20 na bingahe, urumva ni icya kabiri cyangwa abarenze icya kabiri. Byanze bikunze buri wese abashakisha amahirwe, ariko buri wese wagiye abazwa, kuko nanjye baranyandikiraga nkabwira ababishinzwe uyu nguyu ikibazo cye giteye gute, akansobanurira. Yenda nagwa nk'urugero rumwe. Hariho umwarimu wasabye akazi mu karere ka Huye, ka Nyamagabe na Nyaruguru, ahantu hatatu hatandukanye. Noneho asaba akazi kuri ko ku mwanya ufite A0. Hanyuma haza gutangwa akazi kabasabye A1, bajya mu kazi, ariko bakavuga ati mfite diplome iri hejuru, mfite n'amanota menshi, ariko umwanya we yasabye kuri A0, kuri A0 nta mwanya uhari. Ariko akavuga ati ari kuri ufite A1, bashoboraga no kumfata ngiye nkagenda nkagakora. Icyo gihe rero niho haziramo n'aya mategeko, umwanya wasabyeho akazi niwo uhabwa, ntabwo bashoboraga kumushyira ku rundi rwego. Bose abenshi, niba hari abasigaye batarasubizwa icyo gihe babivuga, ariko barashubijwe, ahubwo ntago bishimiye igisubizo babonye. Hari n'utubwiye ati akomoze ku ngengabihe, anatubwira uburyo ngengabihe y'amashuri abanza ndetse n'iy'amashuri yisumbuye, cyane cyane nk'ahantu amashuri abanza n'ayisumbuye bari ku kigo kimwe muri za 9 na za 12, aho usanga bamwe batangira ati ibyo nibyo rwose, nanjye ndi Burera, natwe aho twigisha niko bimeze. Abo muri primaire batangira saa 9 bakarangiza saa 11, segonderi bagatangira saa 2 bakarangiza saa 10. Ati rimwe na rimwe hari n'igihe usanga bigonga abarezi guhuza iyo ngengabihe, nta kuntu babihuza n'ubundi abana bagatangira rimwe bakarangiriza rimwe, n'abarezi bikaborohereza gutaha no gutegura amasomo y'umunsi ukurikiyeho. Ariko ibyo ngibyo nyine ni ikigo, kuko ntabwo ari ikintu kiri rusange mu gihugu cyose. Ni Burera, n'uyu nabona yavuze Burera, ubwo ni akarere. Niyo mpamvu twavuze ko tubifata nk'umukoro, tukajya gukorana n'akarere tukareba uko ibintu bikorwa. Ariko urumva ko
biragoramye. Ingengabihe rero y'ubu ngubu iteye ite? Ingengabihe ushize hari umwana wambajije ngo kuki wavuze ngo ibyo muri kaminuza byo ni ibindi bindi. Ingengabihe nimushake mujye muyihorera twige. Kubera ko ingengabihe irahinduka umunsi ku wundi. Gusa hariyo twagerageje gukora. Ahangaha ngira ngo nze no kuvuga ku kintu cyagaragajwe ejo bundi, hari message natanze mvuga ko abo mu mujyi wa Kigali bizasaba ko no muri weekend bazajya biga cyane. Abasengera mu itorero ry'Abadventiste ntibabyishimiye, ariko buri ari amasaha bishobora kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru baraza kubibona. Tubyita remedial teaching cyangwa se amasaha y'inyongera, cyane cyane ku bazakora ibizamini bya leta. Aho tabashije kubikora kuwa gatandatu bajya babikora ku cyumweru. Icyo tuvuga nuko bisaba kongera amasaha asanzwe, ariko kubera ko mu cyumweru hagati bidakunda bayongera kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru bitewe n'imyemerere y'abantu. Ntabwo ari ihame, nta nubwo ari itegeko, ariko ingengabihe yahindutse. Reka yenda binyerebe uko twayanditse. Kuko gusa kugera mu kwezi kwa kane bose barafungira rimwe, kuko dugomba guhuza n'iminsi yo kwibuka. Tuzibuka ubwo ku itariki 2 n'ubundi nk'uko byari biteganijwe, abana bazataha ndetse n'abatangiye ejo bundi bazaruhuka kugeza ku itariki ya 18 bagaruke ku itariki ya 19. Amashuri rero yarasanzwe ari yandi yatangiye mbere, bazageza ku itariki 9 z'ukwa karindwi niho ingengabihe yabo izageza. Ubwo nayo yahindutse itandukanye na yindi ya kera, twizera yuko nta kindi kizatuma twongera guhindagura. Hanyuma tukagira ikiruhuko kiva ku itariki 10 z'ukwa karindwi kikageza ku itariki ya 1 z'ukwa 8. Dufashe ibyumweru 3 hariya niho hazakorwa ibizamini bya leta. Bivuze ngo ibizamini bya leta muri primaire bizakorwa kuva ku itariki 12 z'ukwa karindwi kugeza kuri 14 z'ukwa karindwi. Abiga senior 3, senior 6, TTC na mwaka wa gatatu, TTC level ya gatatu ndetse na TVET level ya gatanu bazakora ibizamini bya leta kuva kuri 20 z'ukwa karindwi kugeza kuri 30 z'ukwa karindwi. Ariko muraza kubibona nyine twongeyeho ko mu mujyi wa Kigali ndetse n'abandi babishaka bazajya bakoresha memory weekend kugira ngo bagerageze kwigisha n'ibitarabashijwe kwigishwa. Amashuri rero yatangiye ejo bundi cyane cyane mu mujyi wa Kigali bazageza ku itariki 17 z'ukwa 9 niho umwaka wabo uzaburangiye, kuko bo baziga ibihembwe 3, ariko yo karandiriye yabo nayo iraza gusohoka murayibona. Gusa bo mu kwa kane bazaruhukira rimwe, bongeye banaruhuka biriya byumweru 3 abandi bazaba ari mu ibizamini bagomba kuruhuka, kuko ibyumba by'amashuri biba bikenewe gukoreshwa mu ibizamini. Bongere bagaruke bo bageze mu kwa 9 ku itariki ya 17. Ubwo ni igihe covid itongeye kuduteza ibibazo. Niryo sengesho ryanjye rikuru, kubera ko noneho izaba ibindi nyine. Murakoze cyane. Mbere yuko dusoza nagira ngo tugire ikintu dusaba PS. Hari byinshi byagarutsweho ko barimo ari abubatse batahembwe, ari abarimo batarimo guhembwa, ariko ukabona ko abantu ni ibintu bigaruka cyane njya no ku mbuga nkoranyambaga no kuri za Twitter nahe mugenda mubibona. Nagira ngo mugire ikintu mubabwira mu magambo make cyane. Bahise bambwira bati none se ko ibyo bavuze twumva bidukuye umutima, na cya kizere twa dufite kirayoyotse. Se koko ikizere kiyoyoke igende gute? Ikizere kizamuka ahubwo kise kizamuke. Umwarimu uri mu kaza yuzuye inshingano ze, ibyo asabwa bitange. Buri kwezi dukora imishahara. Ugize ikibazo nababwira inzego zose afite ashobora kwiyambaza. Bose buri byumweru 3 tuba turi gukora payroll. Uwo mwarimu rero ntago yabura ku ikizere kigomba kujya hejuru ahubwo. Sendika abantu muhagarariye murababwira iki dusoza? Ndabizeza yuko uwagira ikibazo yakigeza kuri sendika kugira ngo tumukorere bwa buvugizi, kuko naho duhejwe aho dukomanga baradushyingurira. Yabageraho aterera. Nagira ngo ndabona hari n'abantu batubwiye ngo abantu ntitunabazi. Nagira ngo
abantu banditse hano bati iyo sendika ko nayo tuzi kandi nabareze nagira ngo nanizeze abarimu bavugaga abashyashya bavugaga ko batarahembwa icyo nasobanuye ni ukuvuga ngo bazajya kuri payroll y'ukwezi kwa gatatu noneho babaha ikirarane cy'ukwezi kwa kabiri n'iminsi bakoze mu kwezi kwa mbere. Abatabazi barabageraho bate ngo wenda ibindi bibazo baba bafite bikomeze kuko n'ubundi byose ntibyakemukira muri iki kiganiro? Ni ukuvuga ngo dukorera i Remera kuri stade Amahoro imbere ya polisi y'umurenge wa Remera. Ni sendika izwi imaze igihe kirekire, ubwo tugira n'abarepresentante baduhagarariye muri buri karere. Mugira na nimero umurongo wa telefone? Umurongo wa telefone ni 0788 62 81 Murakoze cyane. Isaha yose turakwakira. Murakoze cyane, reka mbashimire kubera ko mwaduhaye umwanya wanyu, mwagize neza. Nshimire cyane Dr Valentine Uwamariya, ni Minisitiri w'Uburezi, yakoze kubana natwe. Hanyuma nshimire cyane Bwana Sam Dusengiyumva, ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Hanyuma kandi nshimire Madame Mukangango Stephanie, ni umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu n'abakora mu burezi mu nzego za leta mu Rwanda. Namwe mwakoze kuba natwe muri iki kiganiro. Ubyumva ute kuri Keti Radio?